Tekereza umusore muto wibwira ati uyu munsi ntabwo ndi bujye kunywa inzoga. Ubundi nimugoroba hagera inshuti ze zikamuhamagara zikavuga ziti ngwino dusome kamwe. Ubundi yarangiza akavuga ati aya nta kibazo reka ngende nywe kamwe konyine. Hashira amasaha 3 ukamubona yasinze. Igitondo gikurikiyeho akabyuka ari kwicuza impamvu yanyweye. Akongera akavuga ati ntabwo nzongera kunywa mu buzima bwanjye. Ariko nyamara akazajya ahora ameze atyo, bigahora bimeze bityo. Kubera iki? Ese ibi twavuga ko nta discipline agira uyu muhungu, cyangwa hari ibintu biba biri kubera mu bwonko bwe atabasha gusobanukirwa? Uyu munsi turebe ese ni iki abahanga bavuga ku kunywa inzoga. Ntabwo turi burebe ibintu tugendeye ku byo sosiyete ivuga cyangwa se ku byo buri muntu wese atanga nk'uko abibona. Turakurikiza siyansi. Ubundi abahanga bavuga ko alcohol cyangwa se ibisindisha atari cyo kibazo. Ibi ngibi bitangaza abantu benshi cyane. Alcohol yo ubwayo ntabwo ari wo muzi w'ikibazo, ahubwo ni ikimenyetso cy'ikibazo. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko twakwibajije ikibazo gitandukanye. Aho kubaza ngo kubera iki uyu muntu ari kunywa, twakabajije tuti ese ni ubuhe bubabare, ni ubuhe buribwe buri gutuma uyu muntu anywa inzoga kugira ngo abucike? Abantu benshi banywa kubera yuko ibisindisha cyangwa se alcohol bibavaniraho ububabare bwo mu buryo bw'amarangamutima. Ariko ibisindisha ntabwo bikemura ibibazo. Ibisindisha icyo bikora bishyiramo pause hagati y'ibyo bibazo. Iryo ni ryo tandukaniro ry'ingenzi cyane. Reka turebe impamvu abantu batangira kunywa inzoga. Ntabwo impamvu abantu batangira kunywa inzoga ari impamvu imwe gusa. Ubundi bivuga ko impamvu umuntu atangira kunywa inzoga biterwa n'impamvu nyinshi cyane. Reka turebe impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu anywa inzoga, icyo bita social learning. Social learning ni ibintu byasobanuwe n'umuhanga mu by'imitekerereze witwaga Albert Bandura. Uyu Albert Bandura yaravuze ati abantu biga bagendeye ku bandi. Niba umwana akuriye mu muryango abona abandi bantu baserebura kunywa inzoga buri munsi, nawe atangira kwizera ati burya kunywa inzoga ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari uguca amabere. Hanyuma uko agenda akura agatangira kuzajya agenda abyigana. Ntabwo abyigana kubera ko hari umuntu wamuhatirije kuzinywa, ahubwo abyigana kubera ko yabyize. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu atangira kunywa inzoga ni ukugendera mu kigare. Ubundi abantu mu buryo buri naturere baba bashaka kwakirwa muri sosiyete, bakagira agatsinda babarizwamo. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu yanzwe n'abandi hari igice cy'ubwonko cyita kibyuka. Icyo gice nanone kibyuka iyo umuntu afite ububabare buri ku mubiri. Ni ukuvuga ngo niba ikintu kikujombye, igice cy'ubwonko cyita kibyuka kugira ngo kibashe kumva ubwo bubabare, ni nacyo kibyuka iyo umuntu yanzwe mu gatsiko yabarizwagamo cyangwa se muri sosiyete. Tekereza uramutse uri muri university, buri muntu wese ukabona anywa inzoga, hanyuma umuntu akakubwira ati icupa rimwe ntabwo ryakwica. Ntabwo ahangaho unywa kubera ko ukunda inzoga, ahubwo unywa kubera ko uri kwanga ko abo bantu bagusiga. Mu buhanga bwo mu mutwe ibi ngibi byitwa normative social influence. Ikintu cya gatatu ni stress. Ubuzima burakomeye, kwiga, imibano tugirana n'abantu, amafaranga, kubaho nta kazi ufite, ibibazo byo mu muryango. Inzoga zigabanya iki gihunga mu gihe gitoya kubera ko inzoga zigabanya uburyo ubwonko bukora. Mu masaha makeya cyane umajije kunywa inzoga, ubuzima bwumvikana nk'aho bworoshye. Hanyuma ku bw'amahirwe mabi ya stress ikongera ikagaruka inzoga zimajije gushiramo. Ubundi ukumva rimwe na rimwe stress ikagaruka ahubwo yanikubye. Ikindi kintu cya kane gishobora gutuma umuntu atangira kunywa inzoga ni agahinda gakabije. Abantu benshi bakoresha inzoga kugira ngo bivure imihangayiko n'agahinda. Ntabwo baba babizi ko bafite ako gahinda n'imihangayiko iyo bamaze kunywa inzoga. Baba bazi yuko bari kubabara gusa. Inzoga zituma amarangamutima yacu atwikirwa, ariko nanone inzoga igihe uko kigenda gishira zituma depression cyangwa se agahinda gakabije kaba kabi kurushaho. Rero umuntu ukanywa cyane
bituma agahinda gakabije kiyongera. Ibi ngibi bigatuma anywa cyane. Uru ni uruziga rubi cyane. Ikintu cya gatanu ni uguhungabana cyangwa se trauma. Iyo wababajwe ukiri umwana, iyo iwanyu bagukubitaga, kubura ababyeyi, kunyura mu ntambara, kunyura mu mpanuka zitandukanye, guhungabana bihindura ubwonko. Abantu benshi banyuze mu guhungabana banywa kugira ngo bibagirwe imihangayiko banyuzemo gusa. Inzoga ziba nk'ikinya, bazigira nk'ikinya bitera kugira ngo bibagirwe imihangayiko banyuzemo. Ikintu cya nyuma aricyo cya gatandatu gishobora gutuma umuntu atangira kunywa ni amatsiko, curiosity. Aya matsiko aba cyane cyane mu bantu bakiri munsi y'imyaka 20. Baba bumva abantu bababwira bati kunywa inzoga biraryoha cyane, biranashimisha. Ubwonko bw'ingimbi n'abangavu buba bufite amatsiko menshi cyane. Aya matsiko atuma bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye, hanyuma bikazabaho ngaho bikaba nk'umuco, noneho umuco ukaba nko kubatwa. Niba wakunze iki kiganiro cyacu, tuzaza ubutaha tuvuga impamvu kunywa inzoga bituma wumva umeze neza. Ubundi ikindi kiganiro tunaganire ku buryo wava ubundi ku kindi kiganiro tuganire n'uburyo wava ku nzoga. Niba ukunze ikiganiro cyacu, ntutinye kuduha subscribe, like, share na comment. Woherereze iyi video ku muntu ushaka kuzava ku nzoga kugira ngo azabashe kudukurikirana amenye n'uburyo urwo ruziga yaruvamo. Jye mwari kumwe, nitwa Kwizera The Love, ndabakunda cyane. Ciao ciao, tuzahore muri video y'ubutaha.